sobanukirwa kanseri y'umwijima. Ubusanzwe umwijima ni urugingo runini ruherereye mu nda ku gice cyo hejuru iburyo mu mubiri w'ikiremwa muntu. Kanseri y'umwijima iba igihe uturemangingo tw'umubiri dusanzwe dutangiye gukura no guhindagurika cyane mu buryo budasanzwe. Abantu benshi bibasirwa n'iyi kanseri baba barabanje kurwara izindi ndwara zishegesha cyane umwijima, urugero indwara za chronic liver disease. Iyo twavuga cyane ni indwara ya cirrhosis. Iyi irangwa no gucikagurika k'umwijima, ariko izindi ndwara zibasira umwijima ni hepatite B ndetse na hepatite C. Aha bisobanuke ko kugira izindi ndwara zishegesha umwijima nibyo byongera ibyago byo kwibasirwa n'iyi kanseri y'umwijima ku rugero rwo hejuru. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ibimenyetso bya kanseri y'umwijima. Akenshi kanseri y'umwijima ntigaragaza ibimenyetso, ariko kuri bamwe mu barwayi bayo bashobora kumva uburibwe bworoheje cyangwa budakabije cyane mu nda mu gice kirimo umwijima. Akenshi kanseri y'umwijima ntigaragaza ibimenyetso bwayo, ariko kuri bamwe mu barwayi bayo mu gihe cy'amafunguro bahaga vuba cyane, nyamara aribwo bagitangira kurya. Akenshi kanseri y'umwijima ntigaragaza ibimenyetso bwayo, ariko kuri bamwe mu barwayi bayo batangira gutakaza ibiro bakananuka mu buryo bugaragara. Abarwaye kanseri y'umwijima bashobora kugaragaza ibimenyetso bitari ibyayo, ahubwo byatewe n'ubundi burwayi bw'umwijima bari bafite mbere y'iyi kanseri. Muri ibyo bimenyetso harimo ibishobora gukomera cyangwa se bikazajya bigenda bigaruka mu buryo buhoraho. Bimwe muri ibyo bimenyetso twavugamo guhinduka kw'ibara ry'uruhu rukaba umuhondo, cyangwa se amaso agasa umuhondo mu gice cyaryo gisanzwe gisa ibara ry'umweru rikikije imboni yaryo. Ibindi bimenyetso twavuga ni ukubyimba inda cyangwa se ibirenge, bityo igihe ubonye ibi bimenyetso ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Turi kubategurira ikiganiro ku byo kurya 10 byakurinda kanseri y'umwijima, ariko reka dusobanukirwe ibizamini bikorwa mu kumenya ko urwaye kanseri y'umwijima. Iyo ugeze kwa muganga bakeka ko urwaye kanseri y'umwijima, ushobora gukorerwa kimwe mu bizami birimo ibizami by'amaraso, nyuma y'ibyo hagakorwa CT scan, MRI cyangwa ultrasound izwi nka ecography. Ibi bizami byose byo guca mu cyuma bikorwa bigamije gutanga ishusho igaragara y'uko umwijima umeze, ndetse ukamenya niba koko hariho ikibazo. Ikindi kizami ukorerwa iyo hakeka ko urwaye kanseri y'umwijima ni ikizami cya biopsy. Biopsy ni ikizami muganga afata agace gato k'urugingo rw'umwijima, noneho bakareba ko umwijima wawe waba ufite kanseri. Nyuma yo gukorerwa ibizami nibwo muganga ashobora kumenya urwego kanseri igezeho, cancer stage, niba uyifite, niba se yaba yaribasiye ibindi bice by'umubiri, aho yahereye ndetse n'aho igeze. Mu nzego zitandukanye kanseri y'umwijima igenda icamo, reka dusobanukirwe uburyo ivurwa, dore ko ivurwa mu buryo butandukanye bitewe n'aho igeze, bitewe kandi nanone n'uburyo umwijima wawe umeze. Ni ukuvuga niba wari ukiri muzima nta yindi ndwara wabanje kurwara mbere yo kwibasirwa na kanseri. Mu buryo butandukanye bukoreshwa mu kuvura kanseri y'umwijima harimo guhindura umwijima, ibizwi nka liver transplant. Mu guhindura umwijima, aha birumvikana ko umuntu abagwa agakurwamo umwijima urwaye, bakaguha undi muzima uvuye mu wundi muntu. Mu buryo butandukanye bukoreshwa mu kuvura kanseri y'umwijima harimo kubagwa. Kubaga umwijima mu gihe urwaye kanseri nabyo biba bitewe n'urugero iyi kanseri igezeho,
kuko iyo umwijima utarafatwa wose na kanseri abaganga bashobora kubaga ako gace kafashwe konyine. Mu buryo butandukanye bukoreshwa mu kuvura kanseri y'umwijima harimo guhagarika amaraso ajya ku gace kafashwe na kanseri. Guhagarika amaraso ajya ku gace kafashwe na kanseri y'umwijima byitwa embolization, ku buryo icyo gihe abaganga bahagarika udutsi tw'amaraso tukarekera kuyohereza mu turemangingo twa kanseri. Iyo bamaze guhagarika amaraso ajya ku gace kafashwe na kanseri y'umwijima bituma uturemangingo twa kanseri tutabasha gukura kuko nta maraso aba tugeraho. Mu buryo butandukanye bukoreshwa mu kuvura kanseri y'umwijima harimo gukora chemotherapy. Chemotherapy ni uburyo bukoreshwa kwa muganga mu kwica uturemangingo twa kanseri tuzwi nka cancer cells cyangwa se bukifashishwa mu kuduhagarika gukura. Mu buryo butandukanye bukoreshwa mu kuvura kanseri y'umwijima hari n'ubundi buryo bukoreshwa, by'umwihariko ubuvugwa cyane ni ablation therapy. Ubu buryo bwa ablation therapy ntibusaba kubagwa ahubwo bwica uturemangingo twa kanseri mu mwijima. Ablation therapy ikorwa ku buryo butandukanye aho abaganga bashobora gukoresha ubushyuhe bwinshi ibizwi nka laser. Ubundi buhanga bukoreshwa mu kwica uturemangingo twa kanseri no gukoresha imirasire buzwi nka radiation therapy cyangwa se kugutera indi miti igenda ikica kanseri. Reka dusobanukirwe uko bigenda nyuma yo kuvurwa kanseri y'umwijima. Nyuma yo kuvurwa uba ugomba gukorerwa isuzuma kenshi mu buryo buhoraho kugira ngo barebe ko kanseri itagarutse. Ni ngombwa kandi kureba neza ko bimwe mu bimenyetso twavuze dutangira ikiganiro bitagarutse, nuko wabibona ukihutira gusubira kwa muganga. Dusoza reka tubabwire gato ku byo mukwiye kuzirikana kuri kanseri y'umwijima. Kanseri y'umwijima yibasira cyane abantu barwaye cirrhosis, ibizwi nka cirrhose cyangwa gucikagurika k'umwijima. Mu gihe usanzwe unywa inzoga mu buryo buhoraho ni ngombwa kwisuzumisha byibuze 2 mu mwaka kugira ngo umenye uko umwijima wawe umeze. Ubusanzwe umwijima ufite ubushobozi bwo kwihanganira uburwayi bwawe ufashe kandi ukabikora igihe kirekire, bikaba ariyo mpamvu utinda kugaragaza ibimenyetso. Mu gihe ubugizeho kunywa inzoga cyane, kunywa imiti cyane cyangwa se kurya ibiryo birimo amavuta kenshi, ni ngombwa gukoresha isuzuma byibuze 1 mu mwaka kugira ngo urebe uko umwijima wawe uhagaze. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.